Amina. Kadusome ijambo ry'Imana turi busange muri Luka igice cya 14 umurongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'abararikwa babi. Wanawusanga muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 1 kugeza kwa 14. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. 15. Nuko umwe muri bo bicaranye basangira abyumvise aramubwira ati, hahirwa uzarira mu bwami bw'Imana. Nawe aramubwira ati, hariho umuntu watekesheje ibyo kurya byinshi arararika benshi. Igihe cyo kurya gisohoye, atuma umugaragu we kubwira abararitswe ati, nimuze kuko bimaze kwitegurwa. Bose batangira gushaka impamvu z'urwitwazo bahuje umutima. Uwa mbere ati, naguze umurima nkwiriye kujya kuwureba, ndakwinginze mbabarira. Undi ati, naguze amapfizi 10 yo guhinga ngiye kuyagerageza, ndakwinginze mbabarira. Undi ati, narongoye nicyo gituma ntabasha kuza. Nuko uwo mugaragu agarutse abwira shebuja uko byagenze, maze nyir'urugo ararakara abwira umugaragu we ati, sohoka vuba ujye mu nzira nini n'into zo mu mudugudu uzane hano abakene n'ibirema n'impumyi n'abacumbagira. Umugaragu we agarutse aravuga ati, databuja, icyo utegetse ndagikoze, nyamara haracyari umwanya w'abandi. Shebuja abwira umugaragu we ati, sohoka ugende mu nzira nyabagendwa no mu mihora, ubahate kwinjira kugira ngo urugo rwanjye rwuzure. Ndababwira yuko ari nta muntu wo muri babararikwa uzarya ibyo nabiteguriye. Mwakira ijambo ry'Imana. Hano ni uburyo Yesu Kristo yadutegura ibyo kurya, ariko bamwe ntabwo dushaka kujya kubirya. Ibiryo birateguye kandi umwanya uracyahari. Ageraho bamwe arabahamagara bakazana urwitwazo kandi bahuje umutima. Iki gihe Yesu Kristo araguhamagara kugira ngo uze wumve icyo Imana igushakaho, wumve ibyiza byo kuwiteka, ariko inzitwazo zabaye nyinshi cyane. Uravuga ati, reka ndi mu kazi, nuko twagiye tubibona. Abandi ati, narongoye. Abandi ati, reka sinabona uburyo, umwanya warabuze. Impamvu zabaye nyinshi cyane, ariko ndakubwiza ukuri yuko ubwami bw'Imana buzinjiramo abigomwe. Babandi bigomwe bakareka byose, nibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Aba ni abararikwa babi. Ijambo ry'Imana ryagiye ritwereka, ese wowe kurarikwa kwawe wumviye Uwiteka, cyangwa nawe wabaye nk'aba ngaba bafite impamvu bahuje imitima? Tekereza neza wumve nimba koko mu mutima wawe wabashije guca bugufi imbere y'Imana. Hano uno mugaragu yagiye azana abakene, abona abakene mu mitima yabo, azana ibirema, azana n'impumyi. Abo bose nibo bagiye mu bwami, bararitswe bakabasha kujyayo nta kisitaza. Ariko abo Imana ishaka nyakuri, babandi abana bayo Imana ishaka, bamwe twinangiye amatwi, ntabwo dushaka kumva, ntabwo dushaka no kugenda. Mwakira ijambo ry'Imana.